Yesu Kristo ashimwe. Dushimiye Imana yongeye kuduha igitondo cyiza. Uyu munsi nanone ni umunsi wa 24 dusoma ijambo ry'Imana. Turi mu gitabo cy'Abalewi. Uyu ni umunsi wa 24 aribwo turasoza igitabo cy'Abalewi, turatangirana n'ibice 26. Andi mategeko y'Imana: ntimukareme ibigirwamana by'ubusa, ntimugashinge igishushanyo kibajwe cyangwa inkingi y'amabuye, kandi ikibuye cyabajweho ibishushanyo ntimukagishyirire mu gihugu cyanyu, kugira ngo mwikubite imbere yacyo, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Mujye muziririza amasabato yanjye, mwubahe ahera hanjye, ndi Uwiteka. Ibyo Imana isezeranya Abisiraheli nibayumvira. Nimuhora mwumvira amategeko yanjye, mukitondera ibyo nategetse, mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo, ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo, ihura ryanyu rizageza mu isarura ry'inzabibu, iryo sarura rizageza mu ibiba, muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage, mube mu gihugu cyanyu amahoro. Kandi nzaha igihugu kugira amahoro, muzaryama ari nta ubateye ubwoba, kandi nzamaraho inyamaswa z'inkazi, kandi inkota ntizanyura mu gihugu cyanyu. Muzirukana ababisha banyu bagushirizwe n'inkota imbere yanyu. 5 muri mwe bazirukana 100, 100 muri mwe bazirukana abantu inzovu. Ababisha banyu bazagushirizwa n'inkota imbere yanyu. Nzabitaho mbororotse, mbagwize, nkomeze isezerano ryanjye namwe. Muzarya ibigugu bya kera, mudahe ibigugu, kugira ngo mubone aho muhunika ibishya. Nanjye nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga. Nzagendera hagati muri mwe, mbe Imana yanyu, namwe mube ubwoko bwanjye. Ndi Uwiteka Imana yanyu, yabakuriye mu gihugu cya Egiputa, kugira ngo mutaba abaretwa babo n'abatuye umutwaro wabahetamishaga bagendesha mwemye. Imana ibaburira nibatayumvira. Ariko nimutanyumvira, ntimwitondere ayo mategeko yose, kandi nimwanga amategeko yanjye, imitima yanyu ikanga amateka yanjye urunuka, bigatuma mutitondera amategeko yanjye yose, ahubwo mukica isezerano ryanjye, nanjye nzabagenza ntya. Nzategeka ibiteye ubwoba ko bibatera, urusogobero n'ubuganga bizabamaramo amaso, byonze imitima yanyu. Muzabibira ubusa, kuko ababisha banyu aribo bazabirya. Kandi nzahoza igitsure cyanjye kuri mwe, muzaneshwa n'ababisha banyu, muzatwarwa n'abanzi banyu, muzahunga ari ntawe ubirukana. Ibyo nibidatuma munyumvira, nzongera 7 kubahanira ibyaha byanyu. Nzacogosa kwihimbaza mwihimbariza amaboko yanyu. Nzahindura ijuru ry'iwanyu nk'icyuma, n'ubutaka bwanyu nk'imiringa. Amaboko yanyu azapfa ubusa, kuko ubutaka bwanyu butazera imyaka yabwo, ibiti byo mu gihugu bitazera imbuto zabyo. Kandi nimukomeza kunyuranya nanjye, mukajya munyumvira, nzongera kandi 7 kubateza ibyago bihwanye n'ibyaha byanyu. Nzabaterereza inyamaswa zo mu ishyamba, zibanyaga abana banyu, zirimbura amatungo yanyu, zibatubye inzira zanyu zisibe. Ibyo nibidatuma mwihana mukampindukirira, ahubwo mugakomeza kunyuranya nanjye, nuko nanjye nzanyuranya namwe, kandi ubwanjye nzabakubita 7 mbahora ibyaha byanyu. Nzabaterereza inkota ibahora kwica isezerano ryanjye, muteranirizwe mu midugudu yanyu, maze mbohererezemo mugiga, mugabizwe ababisha banyu. Nimvuna inkoni mwishingikirijeho, niyo mutsima wanyu, abagore 10 bazajya bohereza imitsima yanyu mu cyokezo kimwe, bayibagerere murye itabahagije.
Ibyo byose nibidatuma munyumvira, ahubwo mukanyuranya nanjye, nuko rero nanjye nzanyuranya namwe mfite umujinya mwinshi, mbahanire ibyaha byanyu karindwi. Muzarya inyama z'abahungu banyu n'iz'abakobwa banyu muzazirya, kandi nzatsemba amasengero yanyu yo mu mpinga z'imisozi, nzatema nce ibishushanyo byanyu bishinze byejejwe izuba, nzajugunya intumbi zanyu ku bimene by'ibigirwamana byanyu, umutima wanjye uzabanga urunuka. Nzahindura imidugudu yanyu imisaka, ahera hanyu nzahahindura amatongo. Sinzahumurirwa n'impumuro y'ibyo munyosereza. Nzahindura igihugu cyanyu amatongo, bitangaza ababisha banyu bagituyemo. Namwe nzabatataniriza mu mahanga, bakurikirane nkuye inkota. Igihugu cyanyu kizaba amatongo, imidugudu yanyu izaba imisaka. Icyo gihe igihugu kizabona kwishimira amasabato yacyo kikiri amatongo, namwe mukiri mu gihugu cy'ababisha banyu. Ubwo nibwo igihugu kizaruhuka cyishimira amasabato yanyu, kikiri amatongo kizaruhuka, kuruhuka kitajyaga kiruhuka mukikibamo. Abarokotse bo muri mwe nzabaterereza gukukira imitima mu bihugu by'ababisha babo. Bazakangwa n'ikibabi kijyanwa n'umuyaga, bahunga nk'uko umuntu ahunga inkota. Bazagwa ari ntawe ubirukanye, bazagwana hejuru nk'abahunga inkota ari ntawe ubirukanye. Ntimuzashobora guhagarara ababisha banyu imbere. Muzarimbukira mu mahanga, igihugu cy'ababisha banyu kizabamara. Abarokotse muri mwe bazasogobererezwa no gukiranirwa kwabo mu bihugu by'ababisha banyu, no gukiranirwa kwa ba sekuruza kuzatuma basogobera nkabo. Nibahanishwa n'ibyo bihano, Imana izibuka isezerano ryayo. Bazavuga gukiranirwa kwabo n'ukwa ba sekuruza, niko bicumuro bancumuyeho, bemere yuko kunyuranya nanjye kwabo ariko kwatumye nanjye nyuranya nabo nkabazana mu gihugu cy'ababisha babo. Icyo gihe imitima yabo yanduye nk'imibiri itakebwe n'iyicisha bugufi bakemeresha imitima ikunze ibihano byazanywe no gukiranirwa kwabo, nibwo nanjye nzibuka isezerano nasezeranye na Yakobo, niryo nasezeranye na Isaka, niryo nasezeranye na Aburahamu, nawe nzaryibuka, kandi igihugu nacyo nzacyibuka. Kandi igihugu bazaba bakiretse cyishimire amasabato yacyo kikiri amatongo batakikirimo, nabo bazemeresha imitima ikunze ibihano byazanywe no gukiranirwa kwabo, kuko banze amategeko yanjye, imitima yabo ikanga urunuka amategeko yanjye. Ariko nubwo bimeze bityo, sinzabata nibaba mu gihugu cy'ababisha babo, kandi sinzabanga urunuka rwatuma mbarimbura pe. Nica isezerano ryanjye nabo, kuko ndi Uwiteka Imana yabo. Ahubwo nzabibukira isezerano nasezeranye na ba sekuruza, nakuriye mu gihugu cya Egiputa imbere y'abanyamahanga, kugira ngo mbe Imana yabo. Ndi Uwiteka. Ayo niyo mategeko n'amateka n'ibyategetswe Uwiteka yashyize hagati ye n'Abisiraheli, abitegekeye ku musozi wa Sinayi mu kanwa ka Mose. Igice cya 27. Amategeko y'imihigo n'ayo gucungura ibyahunzwe. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli uti, umuntu ntahigura umuhigo, niba ari uwo guhunga abantu, bazaba b'Uwiteka bacunguzwa igiciro uzacira. Umugabo uhereye ku myaka 20 avutse akageza ku myaka 60, ujye umucira shekeli z'ifeza 50 zigezwe ku yahera. Umukobwa cyangwa umugore ujye umucira shekeli 30. Umuhungu uhereye ku myaka 5 akageza ku myaka 20 ujye umucira shekeli 20. Umukobwa ujye umucira 10. Umuhungu uhereye ku kwezi kumwe akageza ku myaka 5 ujye umucira shekeli z'ifeza 5. Umukobwa ujye umucira shekeli z'ifeza 3. Umugabo usagije imyaka 60 ujye umucira shekeli 15.
umugore ujye umucira shekeli 10. Ariko niba uwahize ari umukene ntabashe kubona izo waciriye, ajya ashyirwa umutambyi, uwo mutambyi amucire igiciro gihwanye n'ibyo uwahize ashobora gutanga. Niba ari itungo yahize ryo mu moko batambira Uwiteka, iryo muri ayo moko ryose umuntu ahaye Uwiteka rizaba iryera, ntakarihindure, ntakarigurane icyiza mu cyimbo cy'iribi cyangwa iribi mu cyimbo cy'iryiza. Nagurana itungo irindi, iryo yahize n'ingurane yaryo yombi azaba yera. Kandi niba yahize itungo rizira cyangwa inyamaswa izira, icyo batambira Uwiteka agishyira umutambyi, umutambyi agicira igiciro gihwanye n'ubwiza cyangwa n'ububi bwacyo. Igiciro umutambyi agiciriye aba ari cyo kiba igiciro cyacyo. Ariko uwahize nashaka kucyicungurira, agereke ku giciro uciriye igice cyacyo cya 5. Kandi umuntu niyereza Uwiteka inzu ye, umutambyi ayicire igiciro gihwanye n'ubwiza cyangwa n'ububi bwayo. Igiciro umutambyi ayiciriye aba ari cyo gihama. Kandi uwayejeje nashaka kuyicungurira, agereke ku giciro waciriye igice cyacyo cya 5, ibone kuba iye. Kandi umuntu niyereza Uwiteka igice cy'umurima wo muri gakondo ye, igiciro uzacira zatangwe n'ubwinshi bw'imbuto zibibwamo, urugero rwa homeru rw'imbuto za sayiri, rucirwe shekeli z'ifeza 50. Niyereza Uwiteka umurima we ahereye ku mwaka wa yubile, icyo giciro uciriye gihame. Ariko namwereza umurima we hanyuma y'uwo mwaka wa yubile, umutambyi ahabwe ibiguzi n'umubare w'imyaka isigaye, hagataha undi mwaka wa yubile, nuko ucire igiciro kigabanutse. Kandi uwereje Uwiteka umurima nashaka kuwicungurira, agereke ku giciro waciriye igice cyacyo cya 5, ubone kuba uwe bwite. Ariko nadashaka kwicungurira uwo murima, cyangwa naba awugurishije undi, ntiwacungurwa ukundi, ahubwo uwo murima nukomorwa n'umwaka wa yubile, uzaba uwera w'Uwiteka nk'uwahonzwe, uzaba gakondo y'umutambyi. Kandi umuntu niyereza Uwiteka umurima yaguze atari uwo muri gakondo ye, umutambyi amucirire igiciro gitangwa n'umubare w'imyaka isigaye, agataha uwa yubile. Atange kuri uwo munsi igiciro waciriye nk'icyerejwe Uwiteka. Kandi mu mwaka wa yubile uzasubiranwe n'uwo waguzeho nyiri gakondo y'uwo murima. Kandi igiciro cyose uzajya ucira kijye kiba shekeli zigezwe kuyahera byera 20 zibe shekeli 1. Keretse uburiza bw'amatungo busanzwe ari ubw'Uwiteka, kuko ari uburiza, ntihakagire umuntu ubweza, naho bwaba ubw'inka cyangwa ubw'intama n'ubw'Uwiteka. Nibuba ubw'itungo rizira, awucunguze igiciro uzacira akigeretseho igice cyacyo cya 5. Niridacungurwa, rigurwe igiciro uciriye. Ariko ituro umuntu atura Uwiteka burundu mu byo afite byose, naho ari umuntu cyangwa itungo cyangwa umurima wo muri gakondo ye, ntihakagire ituro bene iryo rigurwa cyangwa ricungurwa. Ituro ry'impezi nk'iryo ni iryera cyane ry'Uwiteka. Ntihakagire umuntu utuwe burundu ucungurwa, ahubwo akwiriye gupfa. Mu bimeze mu butaka byose, naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti, 1/10 ni icy'Uwiteka, ni icyera cy'Uwiteka. Umuntu nashaka kwicungurira icyo muri 1/10, akwiriye gutanga akigerekeho igice cyacyo cya 5. 1/10 cyo mu mashyo yose cyangwa mu mikumbi yose, nyura munsi y'inkoni bazibarisha zose, 1/10 ijye iba iyera y'Uwiteka. Umuntu ntakayitegereze ko ari nziza cyangwa ko ari mbi,
ntakayigurane indi ntayigurana, iyo ni ingurane yayo, iyo zombi zizaba izera kandi ntizigacungurwe. Ayo niyo mategeko Uwiteka yategekeye Mose ku musozi wa Siyoni ngo ayabwire Abisiraheli. Murakoze, dushoje igitabo cy'Abalewi, tuzakomeza n'igitabo cya Mose cya 4 cyitwa Kubara. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.